Baca umugani mu kinyarwanda ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Ushobora kwitegereza iyi nkuru ukagira ngo ni filime cyangwa se ni imikino yabaye. Iyi ntabwo ari inkuru mbarirano ahubwo ni inkuru yabayeho y'ukuri, aho umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 12 yagiye kuvoma ahurira n'umugabo, uwo mugabo amufata ku ngufu, aribyo nyine byaviriyemo uyu mwana w'umukobwa gutwara inda atateganyije ku myaka 12. Rimwe na rimwe iyo ureba inkuru nk'iyi ngiyi uba wumva nyine bitakureba kubera ko bitakuriho, ariko ni ibintu bishobora kubaho nawe bikakugeraho. Ari nayo mpamvu nyine tugusaba wowe uri kureba iyi nkuru kugira ngo ukuremo isomo nawe ugerageze urinde umwana wawe, cyane cyane niba ufite umwana w'umukobwa, umurinde kuzahura n'ibibazo nk'ibi. Hari n'igihe ureba inkuru ukumva uraskipinze ukigendera ukumva ntacyo bikubwiye, ariko ejo nawe byakugeraho. Sibyo nkwifurije, ariko icyo nifuza ni uko buri mubyeyi wese yagerageza kurinda umwana we w'umukobwa, cyane cyane ko abana b'abakobwa bashukishwa byinshi. Uyu nubwo we avuga ko yafashwe ku ngufu, ariko biranashoboka ko yaba yarashukishijwe utuntu twa hato na hato, utubombo, uturindazi. Ngira ngo murabizi nyine ko abana b'abakobwa cyane cyane iyo bari mu kigero cy'imyaka 12, 13 bahura n'ibibazo byinshi, nyine batangira gushukwa. Niyo mpamvu nanjye nifuza ko iyi nkuru utayireba gutya gusa wumve ngo ni ibintu biri aho, nawe irebere kuri iyi myaka umwana nk'uyu nguyu ateruye agahinja ke yabyaye. Byagezeho binamuviramo trauma, aho we yanze konsa uyu mwana, yanze kumwonsa uyu mwana, yaje konswa n'uyu nyirakuru mureba, niwe wamureze, niwe wamuhetse, kuko uyu mwana we byagezeho aratorongera arigendera, akajya ajya kurara mu gihuru, bakavuga ko ari amadayimoni yarwaye, bakavuga ko wenda yanagize ikibazo cyo mu mutwe. Ariko ubu bukene bwose uyu mumama yabibayemo, n'abagira neza barebye inkuru ye yatambutse kuri channel, baramufasha, bamuzanira amata, bamugira ngo mwayibonye inkuru itangira, ari nabyo byaviriyemo uyu mwana kuba ameze gutya yarakuze. Abantu benshi bari bazi ko uyu mwana azapfa, ariko kubera mwebwe mwarambuye ibiganza byanyu, Imana ibaha umugisha, mugafasha uyu mwana. Ngira ngo iyi nkuru yaciye kuri Afrimax English, mugafasha uyu mwana dore aho amaze kugera ubu ngubu. Amaze kuba umwana ushobora kwitembereza akagenda, amaze kuba umwana ushobora kuganiriza kumva, ariko byose byaturutse mu maboko yanyu. Abantu bose bareba inkuru bakagira ikintu bakora, Imana ibongerere, Imana ibaha umugisha. Igihe kizagera ugera ahantu bazwe wowe impano naguhaye wayikoresheje gute. Hari abantu baba bafite ubutunzi, bakaba bafite amafaranga, bakaba bafite ibyo kurya, ariko bareba inkuru nk'izi ziba zibabaje, ziba zirimo amarangamutima, ziba zikeneye ubufasha, bakumva ko ari nka filime iri gukinwa. Ariko ibi bintu biba biri hano kuri iyi si igenda ihindagurika. Uyu munsi usanga hari umuntu wari uri hejuru, ariko ejo ugasanga yamanutse yagiye hasi, wa wundi wari uri hasi nawe yazamutse yagiye hejuru. Iyi si turiho nta muntu n'umwe uba ukwiye gushaka kugenda wenyine, ahubwo mukwiye gufatana urunana mwese mukagererayo icyarimwe. Uyu muryango rero niwo twagarutseho uyu munsi, ndi kubereka nyine ukuntu icyizere cy'Imana gikora, ukuntu uyu mwana abantu bari bazi ko azapfa, none dore uyu mwana n'ukuri yarakuze. Natwe tubibona turashima Imana. Abantu bose barambuye ibiganza byabo bagafasha uyu mwana. Uyu mwana ashobora kuzaba umwana w'umumaro, uyu mwana ashobora kuzaba umwana uzagirira umuryango we ndetse n'igihugu avukamo akamaro. Ari nayo mpamvu mbasaba mwebwe abantu mwese mureba inkuru ku macano, ku ma different platform, abantu bose bareba inkuru bakazireba bakumva ko bari gushimisha amaso yabo, cyangwa yayireba akabona ngo ni stress agahita skipping akagenda. Nta kintu uba ubonye kidafite integuza. Buriya nubona ibicu bitangiye kubudika, ukabona imirabyo irakubise, ujye witegura ko imvura iba igiye kugwa. Iyo notification uba ubonye ikugezeho, ntukajye utekereza ko ikugezeho ku busa gusa. Jya ubanza utekereze uvuge ati kubera iki notification ingezeho. Noneho nawe niba uri umunyabwenge, niba uri umunyamakenga,
na Bibiliya ihora idusaba ngo duhore turi abanyabwenge kandi duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Hari igihe yaba ari imbuzi ubonye iri kukuburira. Abantu mwese rero mwagize ikintu mukora mugafasha uyu mwana mukagira ubufasha mumuha, nubwo n'iyi saha bakibukeneye ariko ntabwo bikimeze nka mbere. Uriya mwana bamurebaga bari kuvuga ati ejo azapfa, abaturanyi ejo bakazinduka bakaza bakavuga ati ese ntarapfa, ariko urebe uyu munsi aracyariho. Hari n'abandi rero bifuza kugira icyo bakomeza bafasha uyu muryango, turaza gupininga nimero hano hasi, abazagira icyo bamufasha bazakimufashe. Ariko namwe mufite abana b'abakobwa mube maso, murinde abana banyu. Dore uyu mwana ukuntu areshya, dore ukuntu angana, ubu amaze kugira imyaka 16, ariko uyu mwana yamubyaye amaze kugira imyaka 14 niba ntibeshye 15. Ariko abantu bafite abana b'abakobwa ni ukuri mube maso, murinde abana banyu inzara, mubigisha ijambo ry'Imana, mutangire mubatoze kurinda imibiri yabo, kugira isuku ndetse no gukunda gusenga. Ibyo bintu bizabarinda kandi ndabizi neza ko nawe ubwawe mubyeyi bizakugirira akamaro, bikakagirira n'uwo mwana nyine wabyaye, cyane ko nta wifuza kubona umwana we ari mu buzima bubi. Abantu rero bifuza komeza gutera inkunga iyi channel inkunga, mujye mukora subscribe, mukore like, munasharinge ndetse munakomentinge kugira ngo abantu tujye tubafasha kuri iyi channel kubakorera ubuvugizi.